nongeye kubasuhuza abakunzi ba Pamakeo TV. Uyu ni wa mwanya wa showbiz. Uko musanzwe mumenyereye muri showbiz muri kumwe nanjye Waserayise. Muri showbiz uyu munsi nta kindi kiri kuvugwa usibye urukundo ruri hagati ya Christopher na Nina. Nina ni umukobwa uririmbira mu itsinda rya Charly na Nina. Christopher turamenyereye cyane, yakoze byinshi mu Rwanda. Benshi tumuzi ko ubuhanga mu kuririmba mu ruhande rwa muzika, n'umusore uhagaze neza cyane. Nubwo ari umusore imyaka yose ishize ntabwo yigeze akunda kugaragaza umukobwa bakundana, nubwo yigeze kuvugwaho ko yaba akundana n'uwigeze kuba nyampinga w'u Rwanda muri 2014 ariwe Akiwacu Colombe, ariko byaravuzwe, ariko kugeza ubu nta makuru yemeza ko bigeze gukundana ahari, gusa byaravuzwe. Ariko ubu ngo ari mu rukundo n'umukobwa uririmba mu itsinda rya Charly na Nina ariwe Nina. Ibi byagaragaye cyane aho hari ku cyumweru tariki 19 z'ukwa munani, nibwo urubyiruko rukora imyuga itandukanye rwahuraga n'umuyobozi w'igihugu cyacu His Excellency Paul Kagame, ubwo bahuraga baganira ku buryo urubyiruko rwagira uruhare mu kubaka igihugu. Abo bahanzi n'abandi bagenzi babo nabo mu bitabiriye iyo nama nabo bari barimo basusurukije urubyiruko rwari rwaje. Nibwo hagaragaye Nina akurura akaboko Christopher, baragenda baricara, nyuma baza kuba busy, buri wese ari muri telefone, ariko nyuma ukabona Nina ari gushaka kwinjiza mu kiganiro Christopher. Nibwo nyuma noneho baje guhuza urugwiro, baraganira karava, biza no kongera kugaragara cyane ubwo bano bakobwa bari hanze y'u Rwanda, baragiye gukora ibitaramo bitandukanye hanze y'u Rwanda. Ubwo bari bugaruke mu Rwanda, mu bantu bazindutse mu gitondo cya kare bajya kwakira aba bakobwa na Christopher yagaragayemo, kandi mu by'ukuri nta mikoranire yabo yihariye isanzwe igaragara hagati yabo. Ibi ni bimwe mu byemeza urukundo rwabo, mu bishimangira urukundo ruri hagati ya Nina na Christopher. Amakuru ya showbiz kuri Pamakeo TV nakagaruka muri nanjye Waserayise. Big up.